isaha ya none. Uyu munsi ndabasuhuje mu izina ry'Umwami, ubushake bw'Imana bubahoreho. Uyu munsi turaganira ku bintu benshi batajya batekereza cyane. Adamu, umubyeyi wa mbere w'abantu, n'umuhungu we Kayini. Ariko kandi turarebera hamwe ibintu 7 bikwereka kare ko umuntu ashaka kukugirira nabi. Cyase ni ibintu tubona buri munsi mu kazi, mu nshuti, mu miryango, ariko Bibiliya yabivuze mbere yuko byose bigenda biza. Oh yes, ikaze kuri mwe mwamaze gukanda subscribe, mugafata umwanya wo kureba ibiganiro mukabisoza. Ndabashimiye cyane. Natangiye mbabwira ngo ubushake bw'Imana bubagereho. Ese mvuge ngo iminsi myinshi? Oya, byose bigenda uko Imana ibishaka. Turagambirira ariko gusohoza ni uko Imana. Mu magambo make ndabasuhuje, ariko mureke ubushake bw'Imana buba ari bwo butubaho. Muri iyi salo rero duteraniyemo amasaha nk'aya, tugiye kumvira nk'amagambo nk'aya. Mwicare mugubwe neza, twumve icyo Imana iduhamagarira mu ijwi ry'umutuzo mu isaha ya none. Twumve ubuzima tubayemo mu buzima bwa buri munsi biciye kuri urugano rwa Now isaha ya none official. Njyewe ubagezaho aya magambo mu buryo nk'ubu nitwa ngaho wowe egera iyo tasi irimo icyayi usemoho gake, ariko wowe ndabona harimo igikoma, ngo usomoho gakeya tuganira. Ndaje. Hari ibintu abantu benshi batamenya kuri Adamu na Kayini. Icyambere, Adamu yabayeho imyaka 900. Musomyi, utekereje iki? Ahari abantu ba kera babagaho imyaka muri za magana, none se ubu? Niyo mpamvu abantu ba mbere bashoboraga kubona abuzukuru n'abuzukuruza benshi. Wowe se, wowe ukurikirana iki kiganiro isaha ya none, reka Adamu yamaze imyaka 930 ari kumwe na, reka turebe mu buzima bwo hanze ahangaha. Nk'uko iyo umuntu amaze imyaka 70, hagati ya 70 na 80, tubona mbese nk'aho yakuze, yabaye mukuru cyane. Nyamara hari icyo bitubwira. Umuntu ashobora kugira igihe kirekire, ariko ikibazo si uburyo abayeho, si imyaka gusa, ahubwo hari ibintu mutigeze mumenya kuri Adamu n'urubyaro rwe. None se wenda wowe muri siyanse, ngiye kugusezeranya, muri Bibiliya haranditse ngo uzakuraho n'akadomo. Icya kabiri, Adamu yabonye abana benshi, cyangwa se mu myaka yamaze ku isi yararamye. Reka tubyite kurama. Hari byinshi yabonye, ariko muri iki kiganiro turaza kubonamo ishyano yahuriyemo naryo. Hanyuma mu mpera z'umusozo ndakwereka ibintu 7 byakwereka ko umuntu agufitiye ishyari, cyangwa se ashobora kukwifuriza ibibi, cyangwa se aguciye urwaho. Ntabwo iki kiganiro kigiye kubereka indorerwamo mwakireberamo abantu bashaka kubagirira nabi. Oya, Bibiliya irabivugaho iki, umuhoza wanjye irabivugaho iki, umusozo urabivugaho iki. Nimureke ibyo bituyobore kuruta ko njye wabayobora. Icya kabiri, ku bintu mutari muzi byaranze Adamu na Kayini. Adamu yabonye abana benshi, ntabwo ari Kayini na Abeli gusa yari afite urubyaro rwinshi. Ariko ahangaha numva benshi
mujye mureka wenda ibyanditswe nibyo, haruguru navuze ngo iki. Hanyuma mu buzima busanzwe nk'ubu hari ababyeyi baba bafite abana benshi, ariko ugasanga habamo abagira amashyari, bamwe bakagira ishyari bakarigirira bagenzi babo. Ibintu tubona mu miryango myinshi, imiryango muraho, imiryango ni twebwe. Ese umuryango ko ushushanyije ijuru rito muri iyi si, biracyari ijuru rito cyangwa bimaze kuba isi ntoya? Icya gatatu, Kayini yari umuhinzi, Abeli ari umworozi. Abasomyi muri aho, Abeli yari ahagarariye iki mu ishusho mvugo ya gikristo? Birababaje, byaba binagoye cyane, urasenga nibyo, ariko se wakubaza iki kibazo, Abeli yari ahagarariye iki mu bukristo mu ishusho yawe, mu ishusho ya bariya? Ngwene ngo njya gusenga ibyo biragije ngo tubyihorere. Reka nkwibutse inshuti yanjye, gira urukundo, ugira amahoro, witeze imbere, ukunda igihugu cyawe, uzasiga inkuru nziza imusozi. Ntabwo bombi bakoraga ikintu kimwe. Aba bahungu babiri ba Adamu, umwe yakoraga ibye. Kayini yari umuhinzi, undi ari umworozi. Ikibazo cyanjye wagisubije. Mu buzima bwo hanze aha, hari igihe umuntu akora umwuga runaka, undi akora undi, ariko ishyari rikaza rikavuka kubera hari ugira aho agera undi ntahagere, hari mugenzi wundi ushaka kujya imbere y'undi. Kayini na Adamu, ibyo tutabamenyeho, ibyo utabamenyeho, turabihuza n'ubuzima tuba mu buzima bwa buri munsi. Icya kane, ituro rya Kayini ryari rifite umutima mubi. Ikibazo si ituro, ahubwo ni uburyo yazanye umutima. Ubuzima bwo hanze aha birahuzwa bite? Bisobanuye iki? Nk'ubu hari abantu batanga impano cyangwa bakora neza, ariko bafite imitima mibi. Icyo kintu gituruka mu mutima nk'uwo kigaragaza nyiracyo. Icyo kintu gishobora kwereka ko uwo muntu koko bwambiriye kugira abandi neza cyangwa se kubagirira nabi. Ariko se Kayini na Adamu, ibyo tutabamenyeho ni ibihe? Icya gatanu, Kayini yishe Abeli bwa mbere ku isi. Kuva isi yabaho, Adamu yashyirwa mu isi, reka mbabwire ko Adamu ari umuntu wahaye uburenganzira bwo kwita ibituye isi, ibikururanda, ibiguruka. Ariko se wenda ntabwo naje kwigisha iyobokamana, ariko sindengere. Gusa Adamu niwe muntu wa mbere kuri isi wabonye intumbi bwa mbere. Umuntu wishwe bwa mbere kuri iyi si ni Abeli. Ese mwari muzi ko ubu butaka bwakira inkuru mbi byari bivuye kuri Kayini? Abeli niwe wishwe bwa mbere. Kayini niwe wa mbere wakoze ubwicanyi muri iyi si. Ahari ndimo ndabihuza se cyangwa sintambikire dini? Muri ubu buzima bwa buri munsi, ubu dufite abantu barigisa abandi bakica abandi kubera amafaranga cyangwa ishyari ry'urukundo. Ishyari ry'urukundo rishobora kurigisa mugenzi wawe cyangwa se undi muntu. Iki ni ikiganiro cyitwa Isaha ya None. Dufata ubuzima tubayemo tugakura nk'umuhoza wacu umugoroba wa Bibiliya n'umusozo. Tega amatwi ku mpera y'iyi video, ubwire ibintu 7 byakwereka umuntu wenda kukugirira nabi. Ngira natangiye mbabwira ko si ishusho, si indirerwamo mugiye kwireberamo, ahubwo ni mureke Bibiliya bari tuyobora n'umuhoza wacu. Naho ibyo oya, Bibiliya ikitavuze ngo uzakuraho n'akadomo. Hano Adamu na Kayini bari abantu bari babereye isi. Kayini niwo muntu wa mbere. Icya gatandatu, Imana ntiyigeze yifuza ko Kayini yicwa,
hari byinshi tunyura mu buzima bwa buri munsi, ahari uba wumva nawe uwo muntu yagenzwa nk'uko yagenje. Reka turebe icyo Imana yabikozeho, ahubwo yamushyizeho ikimenyetso. Ese muri ubu buzima bwa buri munsi bimeze bite? Hari abantu twifuza ko bapfa kubera ubugome bwabo, ariko Imana yo ikabaha amahirwe ya nyuma yo kwihana. Bati aho ngaho ho nibyo, dufite ingero nyinshi cyane zitandukanye, sintabikira ariko badi. Icya karindwi, ikibi cyose gitangira mu mutima. Ahari Kayini yabanje kugirira ishyari murumuna we. Mu buzima bwa buri munsi bw'uyu munsi tubayemo, mu bucuruzi, mu rukundo, mu baturanyi, buri gihe ikibi gituruka mu mutima mbere y'uko kiba igikorwa. None se Kayini, ese Abeli yaba yarabibonye ngo ufite ibintu birindwi aha ngaha, wowe muntu wisuzume, usuzumisha abandi se? Oya, ntawe dutumye gusuzumisha. Isuzume wowe urebe ko udashobora kuba wifite nk'ibyo bintu. Ahari ubonye ese mbyito kaziyo, reka mbyite ubonye akazi ka Satani, ahari ntiwakora icyo Satani agutumye, kuko turi mu isi n'ababikora nuko hari ibyo baba babanje. Niyo mpamvu hano nkubwiye ko Kayini nawe yabanje kugambira mu mutima, agambira kubikora. Mu buzima bwa buri munsi, mu bucuruzi bwa buri munsi duhura nabyo, duhuriramo nabyo. Ikiganiro cyitwa Isaha ya None. Hanyuma ngiye uri kuri mikorofone kugusangiza ijwi nk'iri nari gusangije ngambiriye kugira ngo dukuremo. Reka turebe ibintu birindwi bikwereka ko umuntu ashaka kukugirira nabi mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe. Icya mbere, atangira kuguseka, kaseka ikintu kiriho kuri wowe, cyaba icyiza cyaba icya nabi, agatangira kuguha amagambo atesha umutima wawe umwanya. Hari amagambo ubwirwa, oya isuzuma umbwire. Icya kabiri, ahora agereranya ubuzima bwawe n'ubwe cyangwa ubw'abandi. Ntabwo ngiye kubisobanura cyane. None si uyu muntu iyo umubonye umukorera icyo ubigenza gute? Umuntu uhora ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'undi, aha ariko tisi byaremeye. Wenda reka no kubyinjiramo, ariko se kenshi cyane uzabona umuntu akunda gufata ubuzima bwawe akabujyana n'ubwo kwa kanaka. Ntabwo wenda twashyiramo Dodani, ariko twibuke ko Kayini yabanaga na Abeli mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wari uzi ko ubutaka bwa mbere bwamize umuntu witwa Abeli? Abasomyi mwiriwe neza cyane. Icya gatatu, akora nkaho ibyiza byawe, mbese igihe cyose muri kumwe ukabona ibyiza byawe biramurakaza, ariko tubireke. Icya kane, yirinda kugusangiza ibyiza bye, ariko we akajya ashaka kumenya ibyawe byose. Icya gatanu, abagabo cyangwa abamama bamwe batangira kuguha inama zica intege aho kukubaka. Abubatse, Bibiliya hari icyo bivugaho. Icya gatandatu, ashobora gutangira gusemura ubuzima bwawe, abusemurira abandi bantu, nyamara akababwira ibidahari. Ko wabonye benshi cyane babikora nk'uko biri, cyangwa ariko bifite ahantu biri buhuriye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Igihe cyose ashaka kubusemura, ariko akavuga ibidahari. Icya karindwi, uzasanga mu mutima we hatarimo byinshi igihe hari icyiza cyakugezeho. Biragoye cyane. Reka turebe icyo umugoroba wa Bibiliya ubivugaho. Umugoroba wa Bibiliya: ntugakorere abandi nk'uko Kayini yagiriye murumuna we, ahubwo mukundane. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3:12 icyo Bibiliya bivuzeho. Reka turebe umuhoza wanjye. Inshuti yanjye, mu buzima bwacu twese duhura ni byinshi cyane biturushye, ariko se
iyo uhuye nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura na ba Kayini, umuntu ushaka kutugirira nabi, ariko Imana ntiduhisha uburyo bwo kubibonamo hakiri kare. Iyo ukomeje inzira nziza niyo abandi bakwanga, Imana izajya igufasha. Ntabwo uri wenyine mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Reka nsoreshe iri somo mbasezere. Ntugakorere abandi nk'uko Kayini yagiriye murumuna we, ahubwo umukundane. Ndabashimiye cyane. Icyo nkusabiye ku Mana ni ukugira ngo wowe kujya ugenza nk'uko Kayini yagenje, cyangwa se uko abandi bagenza. Reba ibyawe ubishyire ku murongo: urukundo, amahoro, kwiteza imbere, gukunda igihugu, igare gusiga inkuru nziza umusozi. Ndabashimiye cyane. Umusozo wanjye gira uruhare kugira ngo iyi video igere ku bantu babiri wumva wayihereza mu ijwi nk'iri rituje. Abantu babiri bonyine barahagije. Ndabasezeye. Mwamaze gukora subscribe, ukomereza aho ngaho. Ntugende udakanze like, share, comment ku gitekerezo wumva cyazagarukaho mu isaha ya none ikurikiraho. Kuri microphone nitwa MM. Imana ibandebere icyoroshye, dusubire dukumburanye. Bye bye.